mana twageze mana wiyerekane twageze Wetin be this? Jesus. Blood of Jesus. Reka twakire uyu mwana mwiza Imana yandikavuga ati ndamuremye mu shusho yayo byanjye adusengere mu buryo kugira ngo dutangire umurimo w'Imana ndetse reka nadusengere mu sengesho nyine yo kudutangiza kugira ngo imitima yacu yose ijye hamwe tumuhaye umwanya nadusengere. Haleluya amen imutuje dusenge Uwiteka Mana yacu Mana tugusabye uburinzi dushigikire ko kuri Imana utweze dutunganye urengagiza amafuti n'ubugozi Imana twagaragaje uyu munsi muri iki gitondo Uwiteka utweze udukiranutse nawe nyagora ku ngoma uzubane natwe nyagora ku ngoma dore tujye utanyanyine natwe mu izina rya Yesu. Haleluya amen. Haleluya Amen. Bene data reka mbabwire nti Imana ijya kuturema yaravuze ngo tujye dushira imitima hamwe mu buryo kugira ngo nayo igibana natwe yumve ibitekerezo byacu ndetse no kwisaba kwacu no gusaba kwacu kugira ngo ibashe kuduhaza mu mitima ndetse no mu mibereho ya buri munsi tubayemo. Njye nigeze gusoma ijambo ry'Imana rirangira ndagaswingira inyuma kugira ngo ryarambwiye ngo hahiga uzanyumva akamurikira kuko nanje nzamugororera nzamuha iby'ubutunzi yifuza byose ndagaca waye. Jesus is Lord. Urumva ndavana ariko ni kubera iki twebwe dusa nk'abantu baguye nk'ibere inkumi bahoraga barakarisa buri Wetin be this? Jesus. Blood of Jesus. Nuvuga ijambo ry'Imana riravuga ngo dukora ibyo ridutegetse ariko siko ko ariko biri. Reka mureka muri uyu mwanya rero. Haleluya ariko Amen. Haleluya Amen. Muraka kanya dusome ijambo ry'Imana turasanga muri Bibiliya ku murongo wa Byatsina n'usu na Kosori
reka duhereze umukristo wacu adusomere. Pasiteri ngo ndagasingingi ngo byazina nturuza. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Numiwe. Haleluya. Amen. Yesu yuzuzwa umwuka wera ava kuri Yorodani ajyanwa n'umwuka wera mu butayu. Amarayo iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi. Muri iyo minsi ntiyagiraga icyarya, n'ukwishize arasonza. Umwanzi aramubwira ati niburi umwami uri umwana w'Imana bwira ibuye rihinduka umutsima. Yesu aramusubiza ati handitse ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi. Mu kanya gato aramubwira ati ubu butware bwose n'ikuzo ryabwo kuko ari njye wabugabanye kandi mbugabira uwo nshaka wese. Nuko numpfukamira ukandamya buriya bwose uraba ubwawe. Yesu aramusubiza ati handitse ngo uramye Imana yawe aba ariyo ukorera yonyine. Haleluya. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Rero mw'abantu mwe mw'abakristo mwe ngewe Imana ijya kunterera uyu murimo yarambwiye ngo nguhaye ububasha ibihumye uzabihumura, ibitabona bizabonwa, ndetse n'ahahandi ibibasha kuba abantu batageraho ngewe nguhaye ubwo bubasha bwo kugira ngo aho hantu uzahagere, ndetse uzagiye bikomora, kuko ibizaba bikomowe hano mu isi no mu ijuru bizaba bikomowe mu ijuru, kuko ijuru ari ijyanye. Niko yakubwiye. Ibi twabisezeranye ku musozi wo ku rutare. Wagezeyo. Mureke mu buryo kugira ngo twumve ijambo ry'Imana neza, twumve icyo rishatse kuvuga. Reka yongera dusubiremo ijambo ku rindi, noneho turisobanure tumenye ngo mbese iryo jambo rishatse kuvuga iki bwami bw'Imana. Ariko Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Nuko Uwiteka aravuga ngo rero ntiwajya kunsuzugura rero umva. Uwiteka nuba ngo rero mureka imitima yacu ibe hamwe. Nuko umwami Imana aravuga ngo hahirwa bazanyumvira. Bataragwana. Nujya kundira nje natamaha abanyuko. Urumva? Rero mu buryo kugira ngo twumve iryo jambo ry'Imana icyo rishatse kuvuga, nyongera dusubiriremo ahereye aho yasomye ku murongo wa 4. Abapasiteri b'imyaka gose. Yesu yuzuzwa umwuka wera ava kuri Yorodani ajyanwa n'umwuka mu butayu. Haleluya. Buretse ngo Yesu ngo yuzuzwa n'umwuka wera ndagaswira. Nukuvuga ngo rero ico gihe yuzuye umwuka wera niko hari ikintu cyari cyabayeho Imana yari ishatse kugaragaza muri ako kanya. Reka nkubaze. Umuntu yuzuzwaga n'umwuka gute? Nukuvuga ngo saza we ukuri ubusa ariko tuzi yuko umuntu aryaga umwuka guzuraga mu muntu. Buretse burako sishana kubyo gutunya kunsuzugura. Sibyo? Apateri Niba rero ico gihe Yesu yari yuzuye umwuka wera, hari ibintu byari bigiye kubaho muri ako kanya, ariko mu buryo kugira ngo Imana igira ibyo ikemura izi ikora mu mwana wayo. Baramukombye se. Ako sha umuntu akoreraga mundi gute? Ninde kubye ko Imana ari umuntu nkawe? Ngo ufite gihamya se? Nukuvuga ngo Imana ro wagwana we, Imana ni Imana ye n'umwuka wera. Numva Imana ikorera hose cyarimwe. Urukumva? Ubu nagire ku Duhumeka se? Umuka duhumeka. Hagatanga turi cyangwa n'ubabaga bavuga. Okay, sawa. Dukomereza. Amarayo iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi. Muri iyo minsi ntiyagira icyarya, n'ukwishize arasonza. Haleluya. Ngo nuko ngagenda ngo aje mu butayu, gakigira mu butayu yamaze iminsi 40. 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 40
Basi turi kubesha mirongo ine kintu akora k'umunwa mwabyana uzamara iminsi ibiri ahubwo buri munsi kumwe rwose ni umva gushira niyo yaba atari ibi saa sita wahagera wenda mara isogonda ryo ryonyine we umva babwire hano tumusengera twaje mu nama nabyo mfashe n'inkoni aha ngaha ntabwo twaje mu nama siko n'inzara turi inyinshi kungurana Nuko- ibitekerezo